Murakaza neza kuri Byikorere TV, turabashimira ko mumaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe ari ubwa mbere ugezeho hano, wakora subscribe kugira ngo urusheho kuduhesha umugisha, natwe dukomeze kubagezaho video nziza cyane zigezweho mu ikoranabuhanga. Uyu munsi ngiye kwereka application ku bakristo, cyane cyane nibo ngiye kwibandaho. Video igiye kwereka ama application ageze muri abiri, kamvuga abiri kuko hari izindi nyinshi nzagenda nkora, ariko reka mbere kuri application ebyiri umukristo wese agomba kugira muri telefone ye. Si ngombwa ngo ari umukristo, n'undi muntu wese ukunda ijambo ry'Imana, ukunda n'Imana, agomba kugira muri telefone ye kugira ngo birusheho kumufasha. Ari application ya mbere ni application ya Bibiliya. No application ni nziza cyane, igaragara muri Play Store, iri makaze mweko ni downloadinga. Ni application nziza, zano muri Play Store kandika Bibiliya Kinyarwanda, yitize dore ngiyi hano. Urabona ngiye namaze kuyinstalla, wowe uhita ukora open. So ni gato mbanze nshyiraho wifi, biranye kuki byakoraga na wifi bitangaza. Hanyuma uhita ushyiraho wifi, mini mvuga ngo uhita ushyiraho wifi ugomba kuba ufite internet birumvikana. Hanyuma application imaze kuyifungura, usangamo ibitabo. Muri ikanzanga usangamo ibitabo nk'ibisanzwe, ibitabo byose biba birimo. Ifite ibice bibiri, bino biri mu mukara ni isezerano rya kera, bitukura ni isezerano rishya. Hanyuma iyo urimo urayikoresha na application, ikiza nayikundiye iri mu ndimi zombi, harimo Ikinyarwanda n'Icyongereza. Ikindi kintu cyiza cyayo ni uburyo gusacinga ushaka ikintu kuri yo biroroshye cyane. Ushobora kwigisha nk'ijambo ry'Imana nk'ahantu, ukumva bavuzemo ijambo, ukumva ririmo riragufasha, ariko ukumva ntuzi ahantu ryanditse. Pfa ko wibukamo ijambo rimwe gusa, uza ukandika aha ngaha. Tuvuge urugero nk'ijambo rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Ushobora kwandika wenda ngo muzahabwa imbaraga, muzahabwa imbaraga, imbaraga. Sorry, kasi kwandika no kubumba nari atari imbaraga. Wakandika muzahabwa imbaraga, irashakisha isizana ahantu ryanditse neza. Mu byakozwe n'intumwa mu gice cya mbere umurongo wa 8, avuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo nyabagabo, muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu n'Iyudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Urabona iri mu Kinyarwanda, ariko riraza no mu Cyongereza ngo but we shall receive the power. Umva nabyo biri no mu Cyongereza. Ni ibintu byiza cyane, na application iragufasha kurushaho gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ndetse ukabimenya mu ndimi zombi, mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Ushobora kuba utabisobanukiwe mu Kinyarwanda, wabisoma mu Cyongereza ubaye ukizi, ukarushaho kugira ikintu cyo gusobanukirwa cyane kuruta kubyumva mu Kinyarwanda gusa. Hanyuma iyi application ifite ibintu byinshi, nzakora indi video aba ariyo mvugaho gusa. Ushobora guhindura mode, ushobora kuba ari nka nijoro ugashyira muri night mode, ukayisoma mu buryo bwijimye. Abantu badakunda urumuri rwinshi, urabona iyo uyishizemo gutya ubasha gusoma mu buryo bumeze neza. Hanyuma hano hari ibintu byinshi wakoramo, hari wo gushyiraho highlight, ijambo rishobora kugufasha. Tuvuge nk'iri ngiri, iyo selectinze gutya ugakanda aha ngaha, ugashyiraho kano kantu gutya, ni highlight. Ni nk'uko wasirinya muri Bibiliya ugacaho uturongo cyangwa se ukandikishaho marker. Rero bino biragufasha kurushaho gusobanukirwa no kumenya neza imirongo yagufashije muri Bibiliya. Rero iyi Bibiliya nayivugaho ibintu byinshi kuko ifite utuntu twinshi twiza, ariko reka ngarukirira aha ngaha ahubwo mbereke indi software nk'umukristo ukeneye gutunga. Ni igitabo cy'indirimbo. Ifite ibitabo by'indirimbo bibiri, ariko iki ni cyiza, ariko nabonye ikindi cyiza kirenzeho ariko cyo iki gikora iki, reka mbivugeho. Iki gitabo cy'indirimbo ni cyiza, gikora kiri offline, gifite amajwi. Ushobora gushaka, tuvuge urugero, ushobora gushaka indirimbo tuvuge nk'iya 16, ndayikunda cyane, ngo abayesi bishimira izina rye ryera. Rero iyo ino application ushobora gushyiramo, ushobora kuba utazi amajwi y'indirimbo, wakanda
ni handi nababwiye, umwe ushobora gusanga uri muri Kigali ino ndirimbo ufite ukuntu iririmba, undi w'i Rusizi afite ukuntu ayiririmba, undi w'inyamagabe afite ukuntu ayiririmba mu majwi atandukanye. Rero hano harimo amajwi y'ingenzi ageze muri abiri ushobora kuririmbiramo ino ndirimbo yitwa Abayesu bishimira izina rye ryera. Rero ino application ni nziza cyane, nayo muri Play Store iragaragara, yo ifite logo imeze gutya, icon imeze gutyo. Iyo ugiye muri Play Store hano ukandikamo Bibiliya igitabo cy'indirimbo, igitiza amadore ngiyi ukayesitara, ni application nziza. Indi application iyi ngiyi nayo yanditseho indirimbo, ifite icon imeze gutyo, ariko ino application ikora iri online. Icyiza cyayo nayikora online buri gihe. Iyo uri gushaka guplayinga amajwi ari official, amajwi wumva abantu bari kuririmba atari inanga gusa, bigusaba kuba uri online. Hanyuma na offline irakora, ushobora gusoma indirimbo bisanzwe nkuko wakoresha igitabo gisanzwe. Rero iki gitabo nacyo ni cyiza cyane, kirafasha, kiramfashije, nawe cyagufasha ukarushaho gusobanukirwa no gufashwa n'izi ndirimbo zo mu gitabo. Hanyuma harimo indirimbo z'agakiza n'indirimbo zo gushimisha Imana, ukanda hano ugahitamo wenda ngo ni agakiza cyangwa no gushimisha Imana, reka dukoresha agakiza. Warangiza ukaza ukareba wenda nk'indirimbo ushaka, ukadufashe nka 21. Iyo 21 rero ngo nimuze turebe imbere tugeze igitondo, nayo ndayikunda cyane. Ifite hano urabona ko hari agaparti hano hejuru kanditseho, kariho ahantu ho guplayinga, handitse ngo umuziki wakozwe na Papi Clever na Dorcas. Hanyuma ahangaha iyo ukanze kuko ndera ko byiye gukora iyo ikorera online mu guplayinga indirimbo. Urumva hano harimo amajwi, noneho ni igitabo cyiza cyane kirimo amajwi ushobora kuririmba, ushobora gufashwa, ushobora kunezerwa. Nicyo kintu nagikundiye. Mu gihe uri online ufite megabytes cyangwa se ufite data cyangwa se uri kuri wifi ahantu runaka, ushobora kugikoresha ukadownloading, ugafashwa n'izi ndirimbo zo mu gitabo. Ushobora kuba utazizi, iyi application yagufasha kurushaho kuzimenya n'amajwi yazo. Rero izi application zose ziri muri Play Store, wazidownloadinga. Niba uri umukristo ugomba kuba uzifite, n'izindi nzagenda nzishaka nzibashyiriraho n'ibitabo byagiye byandikwa n'abantu batandukanye, ariko byemewe, bifite inyigisho nziza duhuriyeho twese ya gikristo, yo kwemera Kristo n'inyigisho ya gikristo yose, ariko imwemera, atari imurwanya, atari irwanya amahame ye n'amategeko ye, ahubwo yemera ibyo yatize adutegetse. Rero Imana ibahereze umugisha mwe mwabanye nanjye kuri ino video ya Byikorere TV. Wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri video zindi nzagenda bakorera mu minsi iri imbere. Yesu abaho umugisha, murakoze.